Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakundwa mudukurikiye kuri Yana Media. Aha ni mu kiganiro cy'insobanuro y'ibihishwe, twahinduye location murabibona, twabazanye muri nature kugira ngo tubagezeho ibintu byiza. Tubafitiye ibintu byiza cyane bitunga umwuka, bitunga umubiri, bishobora gutuma uba developed mu buryo bwose busobanutse. Nge ni Sam na Bosco mu kiganiro insobanuro y'ibihishwe. Imana ibaha amahoro. Bosco, ari ibintu maze iminsi ndi kwibaza no muri societe duhura nabyo mu buzima busanzwe tubona. Yego. Ari igihe uri kuganira n'umuntu kumva afite ibibazo nyine navuga ngo rimwe na rimwe urabyumva ukumva nibyo, ubundi ukumva harimo urujijo. Navuze ngo reka nzaze tuganire, wenda twungurane ubumenyi cyangwa se wumve nanjye icyo wumve icyo ubivugaho nawe. Yego. Urabona hari igihe umuntu atangiza urugero nka business, Yego, agakora, yego, akabona nibiri kwemera. Yego. Bamwe bakavuga ngo ni imyuka mibi, ni za karande, cyangwa ni imyuka mibi bamuterereje ngo inzu ari gukoreramo wenda iraroze, ibintu nk'ibyo. Sibyo? Rimwe na rimwe nanone ugasanga bagenzi be bari hirya bakora bo biracamo, we akibaza cyangwa se nawe ukibaza, ese ni ukuba adafite ubumenyi bw'ibyo bintu agiye gukora? Ni ubumenyi buke. Ni ubumenyi buke cyangwa se ni iyo myuka mibi? Nanone ubwo icyo ni kimwe. Nanone wareba wasangiza abandi umuntu ugasanga akavuga ati hari uburyo ushobora gukoramo business yawe ikagira ute ikagenda nk'uburyo butanu, business ukabona iragenda iraraninga neza nta kibazo. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Hari ubumenyi waba ufiteho kuvuga ngo ibyo bintu biterwa n'iki? No. Urumva numvishemo ibintu bibiri. Yego. Tuvuye ngo umuntu ashobora kugera muri periode runaka cyangwa mu gihe runaka kabona ibintu ntibigenda. Ushobora kwibaza se nabazimu ni ubumenyi buke mu bintu nkuko babivugaga. Cyane za karande. Cyangwa waba usenga, waba unasenga ukavuga ati se simfite kwizera. Yego. Kuko hari n'abantu bazakubwira ngo buri ufite kwizera guke. Niyo mpamvu ibintu byawe, cyangwa ntuzi gusenga. Yego. Cyangwa nyine wewe wakoze ibintu utabanje kubitekerezaho, cyangwa wakoze ibintu utabajije n'Imana. Hari n'ababikubwira ngo se Imana yarabikwemereye. Kibaza ubundi Imana ibikwemerera gute? Kibaza ubundi abantu bavuga ngo Imana yabibemereye ikwemerera gute? Kuko nge hari na experience nabonye n'umuntu avuga ati jewe uyu muntu namushatse ari Imana yavuze, bagakora divorce. Aho rero bahita bizamo n'ikibazo nyine Imana rero yabahaye aheze kuba ngo mukomeze mukore. Ahubwo Imana ibabwira gute? Ivuga Imana se nayo niyo yavuze ngo mukore divorce. Nayo niyo yabivuze. Ko mwategereje noneho niba yarababwiye ngo mububake, none munategereze nababwiye ati none time yageze dene mu divorce. No, okay, twari twikinwe ko iyo ibintu bitagenda neza. Twafashe urugero rwa business. Ariko urumva ni ikintu kiri wide, ntago ari byo byonyine bitagenda neza. Yego. No ushobora kugira rejection ibintu donc ahantu watekerezaga ko biri bukunde ukabona ntibikunda. Muri icyo gihe byagenda gute? Yes. Mbese wabyitwaramo gute? Yego, wabyitwaramo gute? Wabitekereza ute? Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha abantu mudukurikiye. Mujye mukunda mukore subscribe, musharinga ibiganiro byacu kandi urebe n'ikiganiro ukirangize. Amushura ko iki kiganiro ntushobora kugikurikira utangirane nacyo ukisoze ngo ubura akantu ukuramo. Nubwo byose bitagufasha ariko ntushobora kubura akantu ushobora gufasha kandi gashobora kugufasha, ushobora gufata kandi kagufasha mu buzima busanzwe kakaba gashobora ushobora kukigiraho mu buzima twese twigira ku bandi. Cyane nka kino tujye kuganiraho kirimo kirivagi cyane, kirimo ibintu byinshi cyane. None icyo navuga, yego, ubuzima habamwe ibintu bitandukanye. Iyo ikintu cyabaye ntabwo kiba
ntabwo buri gihe uko ikintu cyabaye imbaraga zikiri inyuma sometimes ntabwo ziba ari zimwe. Njyewe nshobora kurwara ariko undi akarwara nk'uko narwaye, impamvu zabiteye ari impamvu zirenze ebyiri. Ugasanga impamvu yaguteye kurwara itandukanye n'iyanteye kurwara, igatandukana n'iyateye mugenzi wacu kurwara, kandi twese tukagaragaza ibimenyetso bimwe ariko icyateye uburwayi bitandukanye. Aho biba bisaba ko umuntu amenya ngo muri background yanjye, inyuma yanjye niki kiriyo. Kuko abantu nibavuga bazavuga ibyo babona, noneho bashaka n'impamvu y'ibyo babona, ariko ntabwo bashaka impamvu y'ukuri kw'ibintu. Icyo gihe rero wowe ubwawe uba ushobora kubanza kwicara ukavuga ati ariko ko bino bintu bitagenda, habaye iki mu buzima bwa gikristo cyangwa mu buzima bwo muri societe, mu buzima busanzwe. Rero icya mbere uzabanza kureba, uzicara uvuga ariko iki kintu kiri kumbaho, ese nge ubwanjye nta ruhare mbifitemo? Icyo ni kimwe, nta ruhare mbifitemo. Yego. Wasanga uruhare rwawe rutarimo, we uzatuze ukora icyo wagombye gukora, kandi cyiza. Niba kuko hano twebwe twigisha abantu kugira indangagaciro za gikristo, tuganira twerekeza kugira values zitangwa n'Imana. Sibyo? Rero numara kubona wowe uruhare rwawe rutarimo, ukomeze umubano wawe n'Imana, ukomeze gusenga, ukomeze ukiranuke, ukomeze kubaho ubuzima nk'uko Imana igusaba kubaho. Igihe nikigera ibintu byawe bizagenda neza, kuko bire itwashoringa ko umuntu wizera Imana itazigera imureka, Imana itazigera imusiga, Imana itazigera yemera ko ajya hasi. Birashoboka ko yanyura mu bintu bikomeye biruhije bivunanye, ariko niba uri kumwe nayo bizakunda. Bibiliya iravuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Nubwo twabona byadogereye, byapfuye, byakomeye, ariko niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mu yandi magambo bivuga ngo niba twebwe turi mu ruhande rw'Uwiteka, umubisha wacu azatsindwa cyane. Nubwo tumubona ahagaze, nubwo tumubona agenda, ariko amaherezo azatsindwa. Amen. Yewe n'intsinzi iri ashwadi, Imana yarayitwemereye. Icyo dusabwa twe nukuba mu ruhande rw'Imana, kuko buri gihe uruhande rwayo ruhora ari rwiza. Icyo birivuga. Yego. Noneho hari igihe usanga noneho ibindi bintu byo umuntu abifitemo uruhare, ukuboko, kandi rero ibintu byakujeho ari wowe wabishizemo ukuboko, ibyo byo kurwana nabyo ngo bitsinde ntago byoroha. Biba bisaba indi support, biba bisaba ko uruhare rwawe urwemera, then ukemera n'intege nke zawe, ukajya mu ruhande rw'Imana ukayibwira uti nubwo byagenze gutya ndwanirira. Naho ubundi ari wowe wabizanye ntago wabikira. Urugero kugira ngo tujye dutanga n'urugero abantu babashe gusobanukirwa. Urabona hari ibintu bitubaho, urana nk'ubu ngubu umuntu ushobora kuba mu buzima, yego, ubuzima bwawe ukabuhindura ikirori, ukumva ko ariko bigomba kuba igihe cyose, ukumva ko ugomba kuba ukigira marine, niba ariko nabivuga, ukigira umuntu nyine ukigira umuntu udafite indangagaciro. Yes. Wewe tuvuge nk'ubu ngubu ukishora mu bintu tuvuge by'ubusambanyi n'urugero, bakakubwira ukanga kumva, bakakugira inama ukanga kumva, tugahugura ukanga kumva, tukakugira inama. Urumva utangiye urugamba wowe witangirije ubwawe. Ubuzima ntibuhora gutya, ejo bugahinduka, ukarwara izi ndwara zidakira, sibyo? Zandurira mu myanya ndangagitsina. Ya then tuvuge ukagira HIV. Urabizi ni indwara idafite imiti, ni indwara idafite ifite imiti ariko ntago ifite urukingo, kandi n'imiti
nigabanya ubukana ntago ari imiti ikiza burundu. Urwo rugamba rwawe ukabona urugezemo. Kubyumva? None se iyo ntambara uzayirwana? Ubwo winjiye mu rugamba wizaniye. Kandi nyine nubwo wagaruka ku Mana kayibwira uti rwose ndagarutse, izakwakira ikubabarire ikweze mu buryo buri spiritual ube wera, ariko zangaruka zawe urwo rugamba uzarwana narwo ubuzima bwose. Urumva rero urugamba umuntu yikururiye ni rubi cyane, ruri dangerous cyane. Icyo ni kimwe. Ushobora kujya mu biyobyabwenge, wabijyamo ukazasara. Yes, bibaho cyane. Ntuzi urumva hatabaho urugamba umuntu yikururira ugashyiramo akaboko kawe. Sibyo? Wahoze uri mu rusengero ukaruvamo ukajya mu biyobyabwenge. Use ntiwikururiye urugamba, ugomba kwitegura no kurwana narwo. Icyo navuga, yego, ibintu byose byabaye negative, banza urebe imbaraga zibiri inyuma. Noneho hari n'ibintu byanga mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi bikaba negative, ibintu ntibigenda nkuko yagomba witeze kugenda, atari wowe ubigizemo uruhare. Noneho akaba ari noneho bidaturutse no kuri za mbaraga zindi z'umwijima ziri inyuma yabyo ngo urwane nabyo, ahubwo biturutse ku Mana. Ubwo byo biba byatewe bikaba negative, no kuba wagiye mu nzira utakwiriye ko buri. Oya. Noneho ahubwo Imana yo igihe ishaka kuguhindura umuntu, ishaka ko ubawe, Imana none igatuma ibyo urimo bitemera bikaba negative, bikakujyana ahantu ubone bidakuze, kugira ngo izakujyana ahantu ishaka ko ikujyana. Mu bintu byose bitubaho mujye mumenya ko hashobora kuba hari imbaraga zindi zifite. Ntabwo umuntu arakwiye gukomplaininga cyane, ahubwo wari ukwiye kwicara. Niba uri umuntu w'Imana ukaba mu mwanya wawe, ibyo wumva udashobora ukabiharira Imana, hari igihe Imana ikugabaho urugamba. Reka nkwereke. Yosefu bene se baramugurishije kubera ibintu iki Imana yashakaga, umugambi wayo kuri we, iki Imana yashakaga gukora cyatumye aba mu buzima buri negative. Ibintu byose akoze ntibigende. First of ararose inzozi, arose ho kugira ngo bene wabo bakire ko umuhanuzi azamutse muri bo, bagiye kujya bumva ijwi ry'ubuhanuzi bimunyuzemo, ho kugira ngo bibashimishe, ahubwo bigira gute? Birabarakaza. Rejection ya mbere kumwanga biba biratangiye. Urumva ni negative. Ibyo bintu byanze none muri famille byanze gukoreka, baramwanze. Iyo rejection ya mbere ntibigarukiye aho, ahubwo baravuga ngo ahubwo tunamwice. Ariko kubera ko Imana iri mu ruhande rwe ntiyapfa. Nawe urugamba yarwanaga narwo ntago yari aruzi, ahubwo Imana yo ubwayo niyo yari izi urugamba arimo arwana narwo. Noneho bene wabo baravuga ati ahubwo ntitunamushaka no kumureba mu maso yacu, tumwice. Imana ikinga akaboko ntiyapfa, baramujugunya, baramugurisha. Urumva iyo ni rejection. Urumva negativity itangiye kuba mu buzima bwe, ari umwana nta ruhare yabigizemo, kandi atari mubi. Ese wenda tukiraho, birashoka ko Yosefu wenda we atarazi ibiharimo, ntabyo yarazi. Ariko se birashoka ko umuntu ashobora kugera muri situation itari nziza, iri negative, akaba yabimenya. We icyo umenya, umenya ko ibintu bitari kujya, ubona icyo umenya ko ibintu bitarimo bigenda. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagira ikibazo cyinshi iyo ibintu bitarimo bigenda. Sometimes bamwe barasubira inyuma, abandi bagakora ibintu bibi, abandi bakihemukira, abandi bakajya mu nzira zitari nziza. Ariko we icyo yamaze kubona ko ikintu kimubayeho nta kintu abasha kugikoraho, asigarana ikintu kimwe. Aravuga ngo Imana ndayizi. Kandi gukiranuka Imana yagiye itwigisha mu Bisirayeli. Twe twavukiye mu bantu b'Imana, twavuze ko dufite Imana ikiranuka, ibana n'abantu bayo, kandi Imana imenya umuntu ahari, yaba ari mu mwijima,
yaba ari mu mucyo Imana ibasha kumumenya. Yego. Icyo umuntu yakora cyaba cyiza cyaba kibi, aho wagikorera hose ubu ugikoreye Imana. Yes. Aravuga ati rero iyo Mana yanjye ikibi, ngewe nubwo banjugunye, nubwo banyanze, Yego. ariko icyo ngomba gukora, ngomba kuba wa muntu w'Imana, naba ndi iwacu, naba ndi hano hantu ntanazi, naho bari bamujyanye nta naho yarazi. Niba ntazasubira iwacu, niba ntazanasubirayo, icyo ngewe ngomba gukora, ubu buzima ndimo, naba ndi iwacu ntaba ndi iwacu, naba ntari iwacu, ngomba kubaho ubuzima bw'abantu b'Imana. Ngomba gukomeza kwiringira Imana, nubwo situation yabaye mbi, nubwo banyanze, nubwo byabaye negative, I'm rejected, ngomba gukomeza kwemera kuba umuntu wubaha Imana. That is, iyo niyo life yari yarahisemo. Ubuzima bugizwe no guhitamo, nuko yari yarahisemo. Aho ikintu navuga twakuramo twasangiza n'abavandimwe nuko mu gihe ugeze muri situation itari nziza, ubona nta kintu wahinduraho, birashoboka ko ushobora kugera kuba ufite business uri gukora, ko niyo twatangira n'undi tutanga urugero, ukabona ibintu ntibiri kwemera, birashoboka ko waba ibyo wari witeze no mu rugo rwawe nabyo ukabona ntibiri kwemera, kareba n'uruhare rwawe ukabona ntabwo. Yes. Hari igihe umuntu iyo uganira n'abantu nk'akazi nkora ka buri munsi, hari abantu tuganira ukumva umuntu yashatse azi ko agiye gutuza, agiye nyine mu mahoro, ariko yagerayo ugasanga bwa buzima agiyemo ni bubi cyane, burakarishye cyane kuruta atarabujyamo. Yes, atarabujyamo ubwo yarasanzwe arimo, agatangira akavuga ati yaba nipfiraga. Ikintu rero isomo nakuramo cyase nkwemo hano nuko mu gihe uri muri situation itari nziza, ubona nta ruhare ubifitemo, ni ugupfuka mugasenga cyane, ugasaba Imana imbaraga zo gukomeza, cyane bari n'ibyihindura ikabihindura, atari kwigira mbese nabi. Yego, nicyo nanamubwira uwo muntu, iyo station ntabwo izaguhitana, igihe kizagera uyivemo. Yego. Noneho rejection, Imana ishaka gukoresha ibikomeye, sometimes igutandukanya n'abantu. Hari Imana igukura ku bantu kugira ngo igende igukoreshe ibikomeye, noneho ukabona abantu bari kukuvaho, wowe ukagira ngo bibaye bibi, naho Imana irashaka gutandukanya n'abo bantu kugira ngo igende igukoreshe. Imana irashaka ko wiga kubaho wenyine, Imana irashaka kugira ngo wige kubaho nta muntu uguheka ku mugongo, kugira ngo nugenda uzabashe kumenya kwiheka. Abantu bakanga kugufasha, wowe ukagira ngo ni bibi, naho Imana irashaka ngo ugira ngo ukanguke mu bwongo, wige gukora cyane, wige gutekereza icyakorwa muri situation igoye. Noneho ukagira ngo abantu banyanze, abantu bamvuyeho, abantu ntibakimfasha, abantu ntibampa rejection, abantu nabasabye amafaranga bayanyibye, ukijini abantu ntibanyita. No, ahubwo Imana iragira ngo iyo situation wamenyereye yo kuguheka iveho, Imana igira ngo kwigishe uko wakigenza. Abantu aho barimo isomo rikomeye cyane. Imana irashaka ngo kugushepingamo undi muntu. Imana irashaka wowe wenyine, kuko urabona icyo kigari urimo, aho hantu uri ntabwo ushobora guhabera uwo Imana ishaka ko uba. Imana ikakuremaho urugamba kugira ngo bigaragare nkaho ubaye wenyine. Abantu bajye bamenya ko situation yose yabaye mbi, suko Imana ibifite umugambi uko biba bibi, ahubwo Imana ishaka ko wowe uva nk'undi muntu ukomeye, ufite imbaraga. Umuntu wese ibyo bintu bizabaho azamenye ko Imana imufiteho umugambi, ahubwo avuge ngo nkora iki. Yegera Imana yibaze ko byagenze gute, nkora iki. Abantu benshi uzajya ubabona, ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bagiye babamwe abantu bakomeye, bagiye banyura mu bihe bikomeye byo kwangwa, byo kurekwa, byo kujugunywa, ariko amaherezo bakazavamwe abantu bakomeye cyane. So rero rejection hari igihe ibintu bijyanga, ariko Imana ishaka kukuremamo undi muntu, wowe ukajya urwana nabyo ushaka kubisubiza uko byari bimeze. Naho Imana ishaka ko iyo period irangira, winjire mu yindi season nshyashya yo gukora ibintu mu buryo budasanzwe. Ahubwo kugira ngo ubitekereze gutyo, ugatekereza nabi ukaba wakwigirira nabi.
situation yose yabaye mbi suko ibije kuguhitana, ahubwo hari igihe Imana ibishaka ko uba nk'undi muntu ukomeye. Amina. Nafashijwe. Hari igihe muri iyo business aho byanga kuko Imana ibona utazahazamukira kugira ngo uzatangire indi business kagucisha mu kakunyuza muri iyo kugira ngo ubone ko aho inzira idahari kugira ngo uzabashe gushaka indi nzira. Ikumva umuntu wakoze iyi babo iri tara ry'urumuri ngo yafeirinze ngo niba ari inshuro nyinshi cyane arafeiringa rero baravuga ati ariko ko wafeirinze inshuro nyinshi ibintu nta kibazo bikugiramo, ariko nyuma yaje kuyikora yaje gukora itara arerigeraho. Baba ati izi nshuro zose wafeirinze wumvaga bimeze bite? Aravuga ati izo nshuro zose ntabwo nigeze mfeiringa, ntabwo natsinze izo nshuro zose, ahubwo izo nshuro namenye uburyo bwinshi butandukanye umuntu yanyuramo kugira ngo ntagere ku itara, ahubwo zose zambereye intambwe yangejeje aho nageje. Iwe gutsindwa ntiyabifashe ibyo byose bitakunze byabaye negative, ntabwo yabifashe ngo gutsindwa, ahubwo yabifashe nk'intambwe yateye kugira ngo azagere ku ntsinzi. Business ishobora kwanga none iyi ngiyi uri murakora ikanga nyine kugira ngo ukomeze ushakishe uzagere kwizakunda. Nta gucika intege ngo kubera ko ibintu uyu munsi byanze ejo bishobora kwemera n'ejo bikemera. N'ahantu waruri uhafitiye amahoro ubona ukunzwe Imana ishobora kwemera ugahava. Yosefu Isa yaramukundaga cyane kurusha abandi, ariko Imana yemera ko ahava muri urwo rugo kugira ngo Isiraheli yose, kugira ngo igihugu cya Isiraheli kizabeho kubera umuntu umwe. Imana ituma ava mu gituza cya se, ava mu mata y'iwabo ajya gukora akazi ko mu rugo kandi iwabo babimena, kugira ngo Imana izareme igihugu kuri we. Kuko Abisiraheli bavuye mu Egiputa bari 70, bavuye mu Isiraheli bahunga inzara bari 70, ariko bavuyeyo ari ishyanga, ari ubwoko bunini, kuko Imana yateguye ahantu bagomba kujya hari ibiryo bazororokera bakazahimuka bajya muri Kanani, ari ishyanga, ari igihugu gikomeye, ari ingabo. Noneho Imana yemera gusacrificing umuntu umwe gusa ahura na rejection ariko iri purposive kugira ngo azagere ku mugambi w'Imana. Mu bitubaho byose niba twiringira dusenga, tujye dusenga tubwira ngo Mana dukomeze tunyure muri ibi, ahubwo twereke umugambi wawe muri byo. Amen. Ikiganiro twakwiriye kugikomeza kuko harimo ibintu byinshi cyane byiza cyane, ariko navuga nka conclusion cyase dusoza iki kiganiro cyacu, umwanzuro twafata twavuga ngo nugera mu bintu ubona bitari sawa, ibintu ubona utishimiye, ibintu bisa nkaho bigoye umutima wawe, ujye ukomera, ahubwo urusheho cyane kwegera Imana, uyibaze icyo wakora.